ngezemwo icyo gihe nkiri muri Susa baraza baramfata baranjyana mfukama muri Pandagare ndasenga. Abapolisi barambwira tumva nkubwire haguruka aho ngaho icara muri Pandagare neza wabasanga uri mu masaha ushaka ngo imodoka yacu nigende. Nari umuntu wiririrwa inzoga ararira inzoga. Mu by'ukuri navutse mu rugo batwonsa amasereka arimo inzoga, natwe tukaba twanyweye amasereka ariko twasinze mwonse. Yego, bivuze ngo mu rugo barabanywi kandi yego kugira ngo abadukurikira byumve neza. Tugize imbaraga zo kuzigurira, tugize imbaraga zo kuzigurira tuzinywa cyane. Umuntu araza afekinga ibintu aravuga ngo namufashe ku ngufu, baraza baramfata ngo namufashe ku ngufu Musanze wabo saa 4. Kongeye kubasuza nshuti bavandimwe, mwebwe mudahwema kutwereka ko mudukurikiye. Wowe ukanze ubonye video ari ubwa mbere, Imana iguhereza umugisha. Wakoze, wagize neza, nukuri tuguhaye ikaze kandi wiyumvemo, wumve uguwe neza, wumve ko mu by'ukuri uri umwe mu bantu babakoze igikorwa gikomeye. Noneho si ukanze like, ugakora subscribe, ugakora share, ukatera comment, ibyo bintu byose mu by'ukuri ubu dukoreye ujye urabyumva ngo Imana yo mu ijuru ijye ibiguhera umugisha. Hanyuma nkuko mubibona turi kumwe n'umuntu mutari mutazi mutamenyereye, ari buze kuza kutwibwira. Atuguhaye ikaze. Ndabasohoje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yego, amazina yawe? Amazina ni Twakizimana Patrick. Abo ku Mpamba TV ndabasohoje. Urakoze cyane, Imana iguhereza umugisha. Natwe turakwishimiye. Akoze. Hanyuma Patrick, uraza kudufasha kugira ngo abadukurikiye bamenye Patrick ni muntu ki? Ubusanzwe ze Patrick ni umukristo. Patrick akora iki? Ibyo bintu bibiri gusa. Ibyo ngibyo nari kuza kubivuga mbere yuko mbabwira n'amazina yanje. Ubundi iyo ngiye kuvuga iyi yera mbanza kuyivuga mbere yuko nivuga. Yego. Kuko iyi yera niyo yonyine nasanze ihumuna agaciro ataragafite. Yego. Uyu mugabo niwe wenyine nasanze agusanga nta kazi ufite akakugabira. Yego. Rero mbere yo kugira ngo nivuge nari kubanza navuga uyu mwami. Ntacyo bitwaye. Nkunze kuvuga ngo urugendo twagendanye rwatumye mugirira icizere. Amen. Iyo mvuze ngo kwizera ni iki? Iyo mvuze ngo kwizera nanje ntabwo nabyumvaga. Ubwo ndatekereza aho ngaho iyo mvuze ngo nanjye ntabwo nabyumvaga nkagera ubu ngubu ndi kubisobanura bivuze ko namaze kubyumva. Ubwo tayari ninjiye mu buhamya. Amen. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ariko uze kutwibwira, uze nyine kuvuga ibyo nakubashije n'ibindi bikomeze. Kuba ninjiye mu buhamya bivuze ngo ngiye kubabwira ndinde. Yego. Nkuko nari mbivuze amazina ni Twakizimana Patrick. Umusore Imana yagiriye ubuntu. Amen. Bivuze ngo yasanze nta buntu ngira angirira ubuntu. Yego, yego. Nari ndi kuvuga ngo nk'ibisanzwe amazina ni Twakizimana Patrick. Ndi umuntu Yesu yagiriye ubuntu. Yasanze ntacyo ndico angira uwo ndiwe ubu ngubu. Ibyo nishimwe manje gushimira uyu mwami kuko ni umukozi w'umuhanga. Yego, yego. Ndi umusore ushima Imana, ariko mu minsi mike y'umwami araje ampindurira izina. Amen. Kubera ko urugendo twagendanye nasanze muri we harimo byose. Bakomeje kuvuga ati urugendo twagendanye kwizera sinabyumvaga. Ubundi tubwire Patrick yari muntu ki? Ahahise hiwe. Njyewe nari umuntu udafite ahazaza. Yego. Udafite ibyiringiro byo kubaho. Ariko ngeze kwa Yesu nsanga aravuga ngo nuba mu bikari byanjye usabe icyo ushaka, cyangwa se aravuga ngo niwicisha bugufi ukanyubaha usabe icyo ushaka. Yego. Ikintu cya mbere namusabye ngo impa agaciro kuko nta gaciro nari mfite. Amen. 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 Njyewe nari umuntu uriyo hirya Irodebayi kwa Makiri aho nta byiringiro byo kubaho twari dufite. Yego. Aho abantu baturebaga bakabona
nta hazaza dufite. Ariko se iyo uvuze Irodebayi kwa Makiri udufashe wenda kubyumva neza, ushaka kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ni ahantu hatari icyiza na kimwe, atari icyiza na kimwe. Yego, ni ahantu hatari icyiza na kimwe. Yego, amen. Umuntu iyo akurebeye aho hantu, niyo waba udafite gahunda yo kumwiba ahita abona ko ugiye kumwiba. Iyo uri guca muri ibyo bice, iyo umuntu akubonye uri kumureba cyane ahita avuga ati uyu muntu byanga byakunda hari icyo ashaka. Byakubayeho? Byambayeho cyane mu bihe bitari bitoya. Hari igihe nk'iyo ndi kubwiriza nk'ahantu runaka, kubera ko njye nababwiye ngo ndi umusore ukunda gusenga, uyu mwami ndi guhamagarwa narumvishe ngo abari mu mababa ye n'ahisi yahinduka turashinganye. Yego. Ubwo rero kuba dushinganye naravuze ati aya mababa ngomba kuzayagumamo, kuko ahantu umuntu afite ubwishingizi, ahantu umuntu afite ubwishingizi atahabwa n'ababyeyi, ndavuga ati ahangaha ngomba kuhaguma rwose. Yego. Njye nazengurukwaga n'abantu baje kureba ko n'iby'ibijumba, inkoni nyinshi bankubise, ibihaza by'abandi najyanye, muri make ntabwo byari byoroshe. Warabiciye? Ntabwo byari byoroshe, ariko ngeze mu mwami arongera angarurira icyizere abantu bari baranakarije. Yego. 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 Bivuze ngo ubu ngubu uwo nariwe ntabwo ari we nkiriwe. Ubu ndi umuntu ushima Imana kubera ko hari icyo namenye. Kugira ngo nkimenye rero byansabye imbaraga zingana gute. Ntabwo ari ibintu byapfuye kuza. Ubu njyewe tubwire urwo rugendo rwawe. Urugendo rwanjye ukuntu byari bimeze, nari umuntu wiririrwa inzoga, ararira inzoga. Mu by'ukuri navutse mu rugo batwonsa amasereka arimo inzoga, natwe tukaba twanyweye amasereka ariko twasinze mu buryo tutazi. Bivuze ngo mu rugo bari abanywi kandi yego, kugira ngo abadukurikira byumve neza, tugize imbaraga zo kuzigurira. Tugize imbaraga zo kuzigurira tuzinywa cyane. Yego. Ubwo rero umunsi naje guhura na Yesu ni ibintu abantu benshi byabatunguye, birabatangaza. Kugeza n'ubu ngubu niyo ntambutse bajya bavuga ngo mbese byagenze ute. Yego. Bakabazanya ngo ni ukubera iki bimeze gutya kandi byari bimeze gutya. Yego. Kubera ni ukuvuga uko aho Yesu ageze ibintu ntabwo abisiga uko abisanze. Hari indirimbo njya nkunda kuririmba ivuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yarantoranyije ngo mbe inshuti ye, yarambohoye ndamuririmbira. Ntabwo nababwiye ko ndi umuririmbyi muri korali Penuweli. Yego. Ndi umuririmbyi muri korali Penuweli, Imana ishimwe. Amen. Ntabwo twari tubikwiriye ariko Yesu aje abona ko tubikwiriye. Kuba wumva uri umuririmbyi wumva utewe ishema nabyo cyane. Amen. Cyane kuko abantu abo murimbana turabasuhuje. Turabasuhuje korali Penuweli. Yego, yego. Abantu benshi barabyifuza ariko ntabwo ariko babishobora. Yego. Ni ikintu gikomeye, ni ubuntu bugeretse ku bundi. Kuba umwami yagufata ntakure kure. Yego. Ntabwo ari abantu benshi bagira ishaka ryo kuvuga ngo uyu munsi wa none nari umuntu ubona amafaranga ari uko mvuye kwegura inzoga ariko ndabiretse kugira ngo nkurikire uyu mwami. Pawulo niwe wavuze amagambo akomeye avuga ngo ibyarinda mu yanjye nabibonye nk'igihombo. Ejo bundi turi kuganira nakubwiye ijambo rikomeye, ndakubwira ngo iyo ugeze muri uyu murimo uzaba akubwira ngo kwa Yesu biranagana, wahagera ugasanga biri kure, kuburyo nta kintu wakora ngo ubigereho. Nanjye nahamagawe bambwira ngo biranagana, ngezeyo ndabibura. Ariko hari ikindi kintu basi wigeze wabonye gisumba ibyo ngibyo bavuga binagana? Cyane kuko iyo ugezemwo cyangwa byakunda ntabwo abisiga uko abisanze. Yego. Ikindi turemera ibyiringiro. Yego. Ibyo byiringiro rero turabifite. Birahenze. Ibyo byiringiro turabifite, ntabwo wabigereranya n'amafaranga. Nk'ibyo bintu bakubwiraga binagana ni nk'ibiki? Ni ukuvuga ngo ni betaje, ni ibidodoki. Ejo bundi nakubwira ijambo, nakubwira ngo wigeze kuba uri kwigisha uvuga ijambo rikomeye hasize nk'imyaka nk'itatu. Njyewe se? Ego. Uravuga ngo kuba twaraje gukizwa tungana guca wagize amahirwe bikiri bato. Udusobanurira ijambo riri mu Migani 22 ngira ngo umurongo wa 4, uwicisha bugufa kubaho Uwiteka, ingororano n'ubukire n'icyubahiro. Rero tuje turi kuvuga ngo ubwo bukire buri hehe, tuhageze dusanga ntabwo. Yego.
Ah. Ndagusobanurira Yego. ndakubwira ngo ico gihe umuntu aba ari kwiga iryo somo rivuga ngo ntabwo uhamagariwe ubukire ahubwo uhamagariwe ubugingo. Aho ngaho rero abantu benshi bajya bakunda kuhagera bagatsikira bakavuga ngo mbese ko twumvishe ngo kwa Yesu biranagana tukaba tugeze mu bantu bitwa bene data, ibisongo bikaba bibaye byinshi, amagambo akaba abaye menshi, ibicantege bikaba bibaye byinshi, bigenze bimeze bite? Aho ntabwo ari abantu benshi bahatinda, aho iyo abantu benshi bahageze bakunda kugwa cyangwa se bagasubira inyuma. Yego, urakoze cyane, nanjye biranshimishije. Nubwo ntabwo nari nkibyibuka mu by'ukuri ko nigeze, ariko Imana ishimwe kandi nawe turagushimiye. Hanyuma icyo gihe kugira ngo n'abadukurikiye baze kubyumva, utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wumvaga abakristo cyangwa se abizera, abantu baje gusenga, wabona gute? Cyangwa se abandi ba jene bakijwe abaririmbyi, wabonaga gute? Wabonaga? Yego, murakoze. Nk'uko nabikubwiye, hari ibintu umuntu atakwishoboza uko yaba afite imbaraga kose, nuko yaba ahagaze kose, hari ibintu umuntu atakwishoboza. Ubu ngubu biragoye, urwego nanywagaho inzoga, ubu ngubu maze imyaka nk'iyo maze ndi muri uru rugendo ntarayisomaho. Ntago ari ibintu umuntu yakwishoboza, ariko umwanditsi yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ni ukuvuga ngo iyo nageraga nko ku rusengero, abantu bagiye kurepeta, bagiye kuririmba, nafataga inkoni nkabakubita, kuko ntabwo nari nzi ibyo barimo, nabonaga bameze nk'abasazi. Ubona umuntu ari kuvuga ngo uri igitare, ngo uri igitangaza mwami wacu, uwo mwami utamuzi wumva ameze nk'umusazi. Narakubwiye ngo ejo bundi ngezemo hariya muri Gurupoma, hari abantu nabwiraga Yesu bakavuga ati mbese uwo Yesu uri kuvuga ni muntu ki? Bikaba ngombwa ko nkoresha imvugo zabo kugira ngo tujyane. Avuga ati uyu ni umuyesu usanga nta curica akakugira icurico. Ndababwira ngo uyu ni umuyesu, ubushake bwe akenshi burasharira, ariko ni bwiza, kubera ko muri make ashobora kukurindira mu kintu ariko wakigezemo. Agenda mbasobanurira, avuga ati yewe ufite amarira n'agahinda bibwire Yesu, bikarushaho kugenda babyumva bakamusobanukirwa, bakamenya ni muntu ki. Nasizemo icyumba cy'amasengesho gikomeye muri gereza, gikomeye cyane. Ubundi hari wageze muri gereza, byagenze gute? Kuko aho dukurikije avuga ati si umuntu yarakijijwe, byagenze gute? Sa n'uduha kuri ubwo buhamya. Yego, ni ukuvuga ngo uru rugendo twagendanye na Yesu, impamvu nkunda kuvuga ngo rwatumye mugirira icyizere, nkavuga ngo yankuye mu magana menshi y'abanyabyaha aranzana ngo mpishuti ye, nuko mu by'ukuri bitari byoroshe, kandi umukristo arageragezwa. Ifumbire ry'umukristo nyawe ni ibigeragezo. Umuririmbyi umwe yararirimbye ngo kwizera ni igiti cy'umwimerere cyeraho imbuto ibitangaza, ariko icyo giti cyeraho imbuto ibitangaza kijya gifumbirwa n'ibigeragezo, kigasoromwaho n'umuntu ugize ute wihanganye. Njyewe ndi umuntu utaragiricaga ico gukora, ariko ngeze kwa Yesu ngenda nigira mu bundi bwenge. Yesu aguhereza ubwenge. Yego, nkunda kubwira abantu ngo Dawidi ari mu ishamba yagiye kwiga kurwana, bitari biri muri gahunda ye, ahubwo kubera ko igihe yari arimo catumye yiga kurwana. Nanje ngeze muri Susa zatumye niga icongereza, narizi muguri nkagaruka nzi Kinyarwanda gusa, wenda nzi no kwandika gakeya, ariko ngeze muri Susa bituma niga icyongereza, bitari biri muri gahunda yanjye. Duhura turi mu isi. Umwanditsi w'Abefeso ibice 6 niwe wavuze ngo twambare intwaro zose z'Imana kugira ngo duhagarare tudatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Satani rero afite uburiganya bwinshi kandi bukomeye, utabaye maso yagutsinda. Muri gereza ndi umwe mu bantu barokotse gereza ikomeye ku buzima bwanjye kubera gusenga. Kubera ko nagezemo nsenga Imana, ninjira muri Pandagare, hari umunsi wa tariki 7. Uyu munsi ni tariki 7 z'ukwezi kwa mbere. Uyu munsi ndi gusenga nibwo nabwiye Imana ngo turi mu kwa karindwi tariki ya mbere. Tariki 7 z'ukwezi kwa mbere byari bikomeye, ariko ubu ngubu hari ibyo wakoze ndi kugushima. Amen. Ntabwo byari byoroshe. Tariki 7 narabyutse mu gitondo njya kurangura nk'ibisanzwe, nkora akazi ko mu ifarini, imigati, capati n'imifungatayi, mfatiyeho no kwamamaza. Amen. Ubwo ngubwo ndabyuka mu gitondo njya mu kazi nk'ibisanzwe,
Moridekayi niwe wavuze ngo nabyutse nzi ko ari ibisanzwe nari niteguye kubabazwa, nyamara ifarasi yo kuntabara umwami yari yayiteguye. Ubwo rero nanjye nabyutse nzi ko ari ibisanzwe, nari nzi ngo ngiye gukora amandazi ncuruze nk'ibisanzwe, ariko ntabwo nari nzi icyo umwami yateganyije cyangwa se imigambi ya satani ku buzima bwanjye. Umuntu araza afekinga ibintu, aravuga ngo namufashe ku ngufu, baraza baramfata ngo namufashe ku ngufu Musanze wabo saa 4, baraza baramfata saa 4 nari ndi mu mujyi, mfite fagitire hano ngaha yantabaye iri mu bintu byandokoye, ntabwo nzayibura, nayibitse kuri email y'ibihumbi 140 n'ibiceri 400, ari naguze ibidomora 2 by'amavuta n'umufuka w'ifarini. Uwo munsi bajya gutanga amakuru kwa mudugudu ngo nafashe umuntu ku ngufu, baraza baramfata, bamfashe saa 2, hamagaye umuntu ngo anzanire moto ntware sheri iwabo, baraza baramfata bajya kumfunga, njya mu nzererezi maramo iminsi 2 nta kirego mfite. Iminsi 2 zishize, ubwo umukobwa baramwosha ngo ajye kundega ngo wenda namwemera tukabana, kubera ko babonaga ndi umuntu ufite ahazaza heza, nkunda gusenga. Iyo ukunda gusenga abantu barabimenya, yego, iyo uri umunyamasengesho abantu barabimenya. Baravuga ngo njye ndi umuntu ukunda gusenga, umukobwa wabo turi kumwe ntaca azabura, yego. Baravuga ati byanga byakunda ubwo ndaza kwemera ko twaryamanye namufashe ku ngufu, mwemere bamunshingire nk'umugore wanjye. Ngeze muri gereza ndasenga mbwira Imana, ndavuga ngo iki kintu wari warakimbwiye, buriya hari ikintu hari ibintu abantu bajya bakunda kuvuga, iyo uri mu mwanya neza nta kintu kijya kikubaho kigutunguye, yego, ujya ubona amakuru ukamenya ibihe uhagazemo n'ukuntu ibintu biri kugenda, yego. Barabimbwiye ndabikerenza mera nk'aho ari ibintu bisanzwe, ariko nyamara ntabwo byari ibintu bisanzwe. Ngezemwo icyo gihe nkiri muri Susa, baraza baramfata baranjyana mfukama muri Pandagare ndasenga, mbwira Imana ngo uyu mwaka 2026 wavuganye nanjye kuzabana nanjye, ntabwo wigeze uvugana nanjye ko intebe nari nicayeho uyimpinduriye unyicaje ku ntebe yo muri gereza. Bivuze ngo rero ndagukeneye. Abapolisi barambwira tumva nkubwire, haguruka aho ngaho icara muri Pandagare neza, wabasanga uri mu masaha ushaka ngo imodoka yacu nigende. Nubwo dusetse ariko ni ibintu bibabaje. Baranjyana muri gereza, ngezemwo bagize ngo uri mu masaha, yego, ngezemo nitegereza abantu barimo, nkabona abantu basinze, nkabona abantu, hari abantu ureba ugasanga kuko babikwiye kuba barimo. Umuntu ureba ukavuga ati suyo umeze gutyo, uri kuvuga gutyo, ataraje kwigira hano ni irihe shuri ryamwigisha. Nagezemo ndabitegereza, ariko nareba nkasanga njewe ntari nkwiriye kuba ndaho ngaho. Mbwira Imana ngo ntabwo nzi impamvu nzanye hano, ariko byanga byakundira hari, yego. Ikirego maze kukibona, nagiye muri gereza nicaramo, mama aje kunsura ku cyumweru, nsanga yambaye agakapu kanjye karimo igitabo cy'indirimbo na Bibiliya. Amubwira ati rero iyo Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo igira ibyo nkwereka. Ubwo abapolisi bagiye kubimwaka, baravuga ati uyu twamuzanye na n'ubundi bari kuvuga ngo aho twamukuye ni pasitori, mureke rero igitabo cy'indirimbo na Bibiliya bitware. Ubwo barabimpereza, ngezemo saa 9 zigeze, fata igitabo cy'indirimbo ntangira kuririmba. Ndaririmba indirimbo 120 ivuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, yego. Ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirukanaho, yego. Ndakomeza, hari igitero cya 2 kiravuga ngo satani yanyibukije gucyanirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha, njya ntumbira mu ijuru ndebe y'umukiza wanjye wabinkuyemo byose. Ubwo abantu bakeya, hari igihe umuntu atambuka nkaho kumva bari gusenga, akamenya ko gusenga bibaho. Batangira kunyegera, dutangira gusenga. Nagiyemo ari kuwa 3, maramo ibyumweru 3 mva yari kuwa 3, yego. Uyu munsi turi kuwa 3. Wow. Uri kumva rero umunsi wo kuwa 3 ni umubare wuzuye, ni ukuvuga ngo ni Imana, umwana n'umwuka wera, yego. Ni ibintu byiza. Kuwa 3, umunsi wo kuwa 3 njya ngukunda cyane, yego. Mpamvu kuwa 3 mvuga ngo ngomba kujya gusenga byanga bikunda, kubera ko kuwa 3 nabuboneye mu bintu bikomeye, yego.
ibyumweru bitatu, ariko uwa gatatu mvamo kuwa gatatu. yego Mbwira abantu ariko uwa mbere ndababwira ngo nzavamo kuwa gatatu. Mm. Wa gatatu Imana ibana nanjye mbona mvuye muri gereza. Mm. Ntabwo byari byoroshye, yego yego ariko uyu munsi wa none ndi hano. amen Imana ishimwe. amen Bivuze ngo Mm. nk'uko nari nabivuze mbere, Mm. ntabyo twari byo, Mm. nta nubwo twari turi abo kwibuka. Mm. Ariko ubu ngubu Imana iricara igatekereza ikavuga ngo hari umuntu mfite yego witwa Patrick, Mm. naronse mu magana menshi y'abanyabyaha, ndamuzana ngo abe inshuti yanjye. Mm. Aribyo nari ndi kubabwira. Mm. Abo bantu basengaga icyo gihe narabarebaga nkabona wagira ni inkorabusa, Mm. ntabyo bari byo. Mm. Nkabitegereza nabona ngo umuntu yafashe umwanya we yagiye kwirirwa yicaye mu rusengero, wenda nkari gusengera ngo 5,000, byashobokaga ko aja gukora ikiyede akabona ibyo 5,000, nkabona wagira ni umutamutwe. Mm. Ariko maze kubimenya neza nsanga harimo umenya ko n'igihe cyo gusenga aba ari ngombwa. Nasanze harimo ubutunzi buhishwe yego muri Kristo Yesu. Mm. Harimo ubutunzi butagira akagero. yego Niyo mpamvu uyu munsi Mm. mpamya ntashidikanya ko Mm. iyi yera iyo uyikomejeho Mm. igikumenyesha ibintu utari kuzamenya. amen Mm. Mm. hanyuma wakoze cyane kubw'umwanya tugana ku musozo. Ni igiki wabwira abajeni, urubyiruko bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza? Uyu munsi wa none ntabwo twari twiteguye bihagije kugira ngo tuganire kuri ibi bintu tuganiyeho. Ariko uzagaruka nta kibazo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo duhore dukenyeye mu mitima, amatabaza yacu ahore yaka. Bivuze iki? Bivuze ngo ikintu nabwira abasore cyangwa se urubyiruko bagenzi banjye, ni uko gusenga ari byiza, kandi gusenga birabohora. yego Ngo biguha amahoro utajyaga ugira. yego Ejo bundi nabwiye abantu ngo uyu mwaka nawe urarangiye ntakubise umuntu ngo banshiremo uruhame ngo narwanye. Bivuze ngo ubu ngubu mfite amahoro yo mu mutima, nguwe neza kubwo gusenga. Bivuze ngo iyo uje gusenga, aho waburaga ibitotsi arakuvunjira akaguha ibitotsi. Aho utagiraga amahoro araguhindurira akaguha amahoro. Aho wahoraga ufite amaganya n'agahinda nta munezero, iyo uje gusenga aguha umunezero. Cyo nababwira abwira abantu badukurikiye, ni uko bagomba gukurikira umwami Yesu. Kuko uyu mwami niwe wenyine utandukanye n'ibintu byose twamenye. Uyu mwami niwe wenyine ubasha gufata ibintu bitariho akabirema. Iyo umwizeye akumenyesha ibintu utari kuzamenya. Ubu ngubu nk'uko nabivuze, namenye kuvuga icyongereza bitari kuzaza, ariko kubera iki? Kubera uyu mwami. Nagiye menyana n'abantu tutari kuzamenyana kubera iki? Kubera uyu mwami. None wageze no kuri televiziyo. None nageze no kuri televiziyo y'Impambanyayo TV. Njya mpagarara imbere y'abantu mfashe Bibiliya, avuga ngo ni igitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nahagarare, ni ukuvuga harimo ikinyuranye. Ariko tubwire, reka twibutse abadukurikiye mu by'ukuri yuko Imana iravuga kandi ibyivuze bikaba. Kuba uri imbere ya kamera ya Impambanyayo TV, kuri wowe ni iheshuro biri kuguha cyane iki bikwibutsa? Ineza y'Imana twarayibonye. Yego. Kandi naho tugeze ni ukuberayo. Muri ibyo byose twagiye tunyuramo, tuzengurukwa n'abantu baje kutureba ko twibye. Ubu ngubu tukaba turi kuzenguruka, turi kuvuga aho Imana yadukuye. Ni isezerano rigenda risohora. Yego. Ndabyibuka insengero rusange abantu bekemerewe gusenga, insengero zose zifunguye. N'izitujuje ibisabwa. Yego. Zigifunguye. Komeza. Gusenga ahantu bita mu Gitabura, umuhanuzi arambwira ati umva ukuntu Imana ivuze, uzatwara moto. Yego. Ambwira guco. Yego. Arambwira ati weho uzanyura kuri televiziyo uri kuvuga ubutumwa. Yego.
ambwira guco icyo gihe abimbwira ndi mu gihe gikomeye iri kwiga rya somo rivuga ngo ntabwo uhamagariwe ubutunzi ahubwo uhamagariwe ubugingo. Iryo somo abantu benshi bajya bagwa bagenda byibuka nari nambaye ipantaro naguze 2,000 y'umweru naguze muri Nifurire ipantaro nyine Nifurire iryo siko naryo Nifurire ni za myenda bajya gucagura ahantu bakazizana ukayijyana ukajya kuyifurira. Iyo pantaro nari nyifite yonyine avugana nanjye ayo magambo umwami ariko yabimbwira nkumva ntago bikunda kubera igihe nari mpagazemo. Yambwira ati wowe uzarya uhage umva ntago bibaho kubera ko icyo gihe tuzabigarukaho. Nari mfite inzara y'ibirarane kuko ni igihe kinini namaze ndi gukora ibihe by'agahato. Hari igihe mvuze ngo ibihe by'agahato umuntu ntiyumva icyo nshatse kuvuga. Ibihe by'agahato ni igihe usenga amasengesho y'agahato uzi ngo urandikirwa ko wasenze ariko wakoze n'ibihe ntabwo wariye si uko utashakaga kurya ahubwo wabibuze. Icyo gihe uba uri gukora amasengesho y'agahato. Ubwo ndi muri ibyo bihe Imana ivugana nanjye ayo magambo nkumva ntabwo bishoboka. Bivuze ngo uyu munsi wa none kuba ngeze ahangaha ku Mpamba Nyayo TV ni isezerano ry'Imana risohoye. Bivuze ngo ibi binteye icizere ko na bya bindi n'ibindi haleluya nabyo bigize bizashoboka. Imana igivuga igasohoza. Imana ishimwe. Moto naragitwaye birenze rimwe cyane narabonaga ko ntabwo Imana ihereza umugisha Impamba Nyayo TV. Imodoka ndayitwara narabonaga ko bidashoboka. None ngeze na hehe no kuri televiziyo. Ni ukuri. Bivuze ngo hari ibyiringiro. Iri ni itangiriro. Nari nzi ko bitazashoboka. Bizashoboka. Urumva icyizere kwizera kuri kugenda kurashiza muri wowe. Amen. Hanyuma rero nshuti muvandimwe wadukurikiye iyo tuzanye abantu Patrick kugira ngo tukubwire ngo mu by'ukuri Imana yacu iracyakora kandi gukorera Imana ntibisaba imyaka runaka. Wahamagarwa uri umwana mutoya ukayikorera, wahamagarwa uri umusore ukayikorera, wahamagarwa uri umubyeyi ukayikorera. Ari muri byavuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Uyu mugabo musore Patrick yaje guhamya ko Yesu agira neza, yaje guhamya Yesu ko atanga amahoro, yaje guhamya Yesu ko ahindura amateka, yaje guhamya Yesu ko ari utanga ibyiringiro kandi ibyiringiro bizima bidakoza isoni. Umurimbyi warimbye ngo ntumeze nk'abantu ngo abiringira abantu ngo barabahemukira ngo ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni n'andi magambo bakabakuzaho ngo ariko wowe tujye uhemuka. Haleluya. Amen. Hanyuma rero Patrick wakoze kubw'umwanya wawe watanze. Imana iguhereze umugisha kandi Imana igukomereze amaboko. Bibiliya igivuga ngo umuhati wacu ntago ari ubusa mu Bagalatiya ngo nitwagwisari tuzasarura. Haleluya. Amen. Ubwo rero komeza umurimo wawe. Imana yaguhamagaye niyo kwiringirwa kandi Imana ikomeze kugukomeza, Imana ikomeze kukugirira neza. Hanyuma rero wasoza ugira nimba ari ikindi wumva ashaka kuvuga kizima niko twakwemere kuri channel badukurikiye banabyumve uzakunda rwose tuzakunda kuguha ikaze kuko ndakuzi tuko nkuzi kandi niby'agaciro gakomeye cyane. Nzi ko uri umuntu udasanzwe mu maso y'Imana. Imana ifite kuntu yakuremiye, ifite kuntu ibyo yagushizemo kandi nitangiro ry'umunezero. Hanyuma senga Imana, nimba urumva ari ikintu ushaka kuvuga kivuge ubundi usoze usenga Imana. Cyo nakongera imvuze ngo Imana iha umugisha abantu badukurikiye kandi nkuko wari wabivuze kuba bafata umwanya wabo bakumva urugendo umuntu aba yaragendanye n'iyera cyangwa se bakumva imirimo n'ibitangaza Imana ishobora gukora cyangwa se igikorera abantu bayo iby'agaciro kuri bo. Bakomeze bashigikira uyu murimo kuko uyu murimo ntago ari uwacu. Umwanditsi yaravuze ngo icyo nzi neza ntashidikanya nuko yatangije umurimo mwiza muri twe zanawusohoza kugeza ku munsi wa Yezu Kristo. Kadusenga Imana.
Imana ikomeze ibe mu ruhande rwacu kandi ikomeze ihe umugisha abantu badukurikiye. Mana yacu turagushimye ko uri umukozi w'umuhanga, tugushimiye neza n'ubuntu bwawe, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Waraturinze iminsi yatambutse, umuririmbyi yaravuze ngo watubereye amagare n'amafarasi, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Muri aka kanya twongeye kuvuga ineza yawe, twibutse imirimo wadukoreye. Dawidi yavuze amagambo akomeye muri Zaburi 122, aravuga ngo narishimye ubwo bambwiraga ngo tujye mu nzu y'Imana. Nanjye narishimye ubwo numvaga ko hari Imana ikiza, ubwo numvaga ko hari Imana ishoboye byose. Ibyo byanejeje umutima wanjye. Umwanditsi arandika aravuga ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko wowe ugose abantu bawe. Uyu munsi wa none turakwinginze kugira ngo ukomeze utugoteshe umurunga wawe w'urukundo, tugoteshe umurunga wawe w'ubuntu, kubera ko uri Imana ikomeye. Ukomeje udushoboze ibyo tutakwishoboza, utugeraho tutakwigerera, kubera ko uri Imana ikomeye. Umugisha abantu badukurikiye, umugisha iyi channel y'Impamba Nyayo TV, kandi ukomeze utwagure mu buryo bw'umwuka, kubera ko uri Imana ikomeye. Ko tubisabye tubyizera, urakoze. Amen.